iteka ryose nawe kuva nkubona umutima wanje waruzinzira kanyenyeri mu gicuku uramurika iminsi yanje gukoraho kose kongorerana kumva hari inzozi uri njyana impamvu urukundo hagati kandi sinkeneye ukwezi niba nabonye amaso yawe dukeneye impamvu mu gihe uri iruhande rwanje ndashaka kujya imini imyaka myinshi mu maboko yawe twirukane izuba rirashe byatakaye mu bwiza bwawe ndaho bitandukaniye ndagiye iteka hamwe nawe urukundo uhora ari uwanje iyo umuyaga ugerageje kuduhungabana tuzakomeza gufata cyane binyuze mu mwijima no mu gicucu tuzakurikira urumuri buri mwanya isezerano uko umutima utera ikimenyetso urwo rukundo ngundo ntiruzigera rusubira inyuma kandi sinkeneye inyenyeri niba nabonye inseko yawe gusa bitwenge byawe kugira ngo ubuzima bugire agaciro ndashaka kundi imyaka myinshi mu maboko yawe kwirukana izuba rirashe yatakaye mu bwiza bwawe aho bitandukaniye itagiye iteka hamwe nawe urukundo uhora ari uwanje rinyuze mu marira mu ntambara zose nzaba uwagufashe cyane ibihe birashobora guhinduka ariko ikintu kimwe kiguma rukuri nzagukunda iteka ryose fata rero ukuboko ntureke binyuze buri hejuru